Bene data muri Kristo Yesu, turabasuhuje aho muherereye mu mfuruka z'isi uko ari zine, ngo tuganire iri jambo ry'Imana, kuko tugeze mu gihe cya Pasika, tuganire akamaro k'urupfu rwa Yesu n'impamvu yamuzanye hano mu isi. Rero tudatinze, reka tubanze dusenga Imana. Ndagushimiye Mana yacu kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye utuboneye, kugira ngo tuganire na bene data aho bari hirya no hino mu isi, abazumva aya magambo tugiye kuvuga azagira icyo amarira ubuzima bw'imitima yabo ndetse n'ubw'imibiri, natwe abayavuga bidufashe, bihindura ubugingo bwacu. Komeza kutugirira neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abefeso, igice cya mbere, umurongo wa 4. Haravuga ngo kuko yadutoranyirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Nanone mu rwandiko rwa Petero wa mbere, igice cya mbere, umurongo w'19 kugeza ku wa 20 cyangwa se wa 20. Ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Amen. Aya magambo niyo tugiye kuvuga iyo tugeze muri iki gihe cya Pasika. Ni ukwibuka akamaro k'urupfu rwa Yesu, icyo rwatumariye, aho rwadukuye n'aho rwadushize, kuko icyaha cya Adamu cyari cyaradutandukanyije n'Imana, kandi indishyi y'icyo cyaha rwari urupfu. Muribuka ko Imana imaze kurema Adamu ikamushyira muri Edeni, yamutegetse kurya imbuto zose zo muri Edeni, ariko imubuza igiti kimwe, iramubwira ngo ntazakirye, ntazagikoreho, ati kandi rero nukirya uzapfa. Bukeye Satani aramucumuza, arya kuri cya giti, urupfu ruba rurinjiye mu mwana w'umuntu. Umuntu wabonye igitangaza cya mbere ni Adamu na Eva, bo babonye intumbi y'umuntu wa mbere. Kayini yica Abeli, urupfu ruba ruraje. Kandi impongano y'icyo cyaha hari hakwiriye kuboneka upfa mu cyimbo cyacu, ariko ibyo kuko Imana yacu yahozeho, iriho, izahoraho, izimenya ibiriho, ikamenya n'ibizaza, turayishimira kuko ibyo byose yari yarabiteguye. Imana rero imaze gutekereza kurema umuntu, yamenye ko izamurema. Yamara kumurema imushyize muri Edeni, Satani akazamucumuza. Imana ishaka umuti w'ico gicumuro, umuti wacyo uboneka mu mwana wayo. Imana imutanga twebwe tutarabaho. Reka mbabwire kuko urupfu rwa Yesu Imana yaruteguye tutararemwa, kuko Satani yaguye mbere y'umuntu kuremwa. Umuntu yaje kuremwa nyuma, Satani yaraguye.
rero Imana imenya ko Satani azacumuza umuntu, Imana ishaka umuti w'ico gicumuro, Imana itanga Yesu tutarabaho. Kuko iyo musoma hariya mu gice cya mbere cy'Itangiriro umurongo wa 26 cyangwa se 26, Imana igiye kurema umuntu, hari ijambo riza rivuga ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu usa natwe, agira ishusho nk'iyacu. Aho niho tuzadusanga ubutatu bw'Imana, kuko Imana mu kurema umuntu ntiyamuremye yonyine, iyamuremye iri kumwe n'umwana n'umwuka. Noneho rero nanone umuntu amaze gucumura, wa mwana niwe witanze. Turasomye ngo Imana yamuteguye isi itararemwa, ngo kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Nanone nimusoma mu Itangiriro igice cya 3 umurongo w'15, Adamu na Eva bamaze gucumura, Adamu yiregura avuga ko umugore ari we wamucumuje, umugore yiregura avuga ko ari inzoka yamushutse. Imana ibwira inzoka ngo kuko wakoze icyo, uyu munsi ubaye ikivume, uzaza ukurura inda hasi, uzatungwa n'umukungugu, kandi hagati yawe n'uyu mugore mpashize urwango, urubyaro rw'uyu mugore ruzagukandagira umutwe. Urubyaro rw'umugore, uwo wari uvuzwe ninde? Uwo wari uvuzwe ni Kristo, uzabyarwa n'umugore. Niho dusoma hariya mu rwandiko rw'Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4, haravuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, igihe gikwiriye gisohoye, Yesu atwarwa n'amategeko, ngo kugira ngo azacungure twebwe abatwarwaga nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Abyarwa n'umugore. Ni ukuvuga ko icyatumye Yesu abyarwa n'umugore, icyaha cyatangiriye ku mugore. Umugore niwe wazanye ikibazo mu isi, asoroma ku giti kituzanira ingorane. Imana kugira ngo ivure iyo ndwara, umwana wayo abyarwa n'umugore. Cya giti wa mugore yasoromye kikatuzanira umuvumo, Kristo aba ari cyo abambwaho kugira ngo akureho uwo muvumo. Turasomye hariya mu rwandiko rwa Petero, haravuze ngo ahubwo twacungujwe amaraso y'umwana w'intama utagira inenge, kandi ngo uwo yamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko ngo yerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwacu. Kubera iyo mpamvu bene data, biradukwiriye ngo uyu munsi cyangwa se iki gihe tugezemo tuza tukibuka, kuko ni igihe twagaruriwe icyo twari twarabuze. Umwami Yesu yatubereye incungu, yatubereye igitambo, yadusubije muri Edeni mu buryo bw'umwuka. N'uyu munsi turi muri Edeni mu buryo bw'umwuka, nicyo gituma dusoma ijambo ry'Imana tukaryumva, nicyo gituma duhuza ingohe twasenga, Imana ikatuganiriza, ikatugarukira nka kwa kundi yazaga iganiriza Adamu mbere. Ubu ni ukuvuga ngo iri mu kutuganiriza mu buryo bw'umwuka. Rero uyu munsi wa Pasika dukwiriye kuwibuka, kuko Pasika biravuga ngo ni ugutambukwaho cyangwa se ni ukunyurwaho n'urupfu. Muraza kwibuka hariya mu gitabo cyo Kuva ibice 12 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 11, Imana yabwiye Abanyesiraheli, irababwira ngo ukwezi kuzabera ukwezi kwa mbere mu mezi yose mwabayeho. Ati kandi muri uku kwezi nimugera ku itariki 10 zako, buri nzu izagira intama yabo. Iyo ntama muzayishyira ukwayo, izageze ku munsi wa 14, nihaba nimugoroba iyo ntama muzayice, amaraso yayo muyasige ku nkomanizo z'imiryango, kandi inyama z'iyo ntama
muzazirye zizokeje, muzirishe imitsima idasembuye n'imboga zisharira. Ati ubundi kandi muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwahagurutse mwitwaje inkoni. Ati kuko muri iryo joro marayika w'umurimbuzi azaza kurimbura ikintu cyose cy'uburiza cy'abanyegiputa, guhera ku mfura ya Farawo ukageza ku muntu wo hasi, n'uburiza bw'itungo iryo ari ryo ryose. Atariko nagera kuri mwebwe agasanga inzu ifite amaraso, nta rupfu ruzinjira muri iyo nzu. Nibwo umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo Uwiteka umucamanza, iyo ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, anita ukiranutse. Rero bene data, uyu munsi dukwiriye kuwibuka no kuwuziririza no kuwuhimbaza no kuwushimira, cyane cyane dushimira Imana yatanze Yesu, tugashimira na Yesu witanze, tugashimira n'Umwuka Wera uza utumenyesha izo mbaraga n'ubwo bushobozi, kuko ni igihe twacunguwe, dusubizwa muri Edeni mu buryo bw'umwuka. Nubwo icyaha cya Adamu cyageze ingaruka ku mwana w'umuntu z'uburyo bubiri, umuntu agapfa ubugingo agapfa n'umubiri, Kristo ngo aze kuza acungura ubugingo, ariko imibiri yacu iracyapfa. Ariko Yesu yadusigiye umwuka w'ingwate utubwira ngo nimugumane iyi ngwate, n'ingaruka rero nzaza, iyi mibiri ipfa nzabona kuyambika kudapfa. Kubera iyo mpamvu iyi migambi y'Imana na Yesu tugomba kuyishimira kuko yasohojwe. Niyo usomye mu gitabo cy'Imigani ibice 8 umurongo wa 22 ukageza ku murongo wa 30, uzasanga bivuga ngo Uwiteka mwitangira ry'imirimo ye yarangabiye, yaranimitse ataragira icyo arema, twari turi kumwe ndetse nari umukozi w'umuhanga, ibineza neza byanje kwari ukuzabana n'abantu. Uwo ni Yesu wari kuvugwa muri uwo mwanya. Rero bene data, aho muri hirya no hino, muramenye ntimwibagirwe Pasika, kandi mukwiriye kuyirya mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muhagurutse. Abanyesirayeli byababaye gutyo bava mu Egiputa baja mu gihugu cy'i Kanani. Natwe iyo bitubwira gutyo, kuko hano mu isi turi abashyitsi, turabimukira, dukwiriye guhaguruka tukitwaza inkoni, tukamenya kuko turiko tujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ibo bagiye muri Kanani yo mu isi, ariko twebwe twimukira muri Kanani yo mu ijuru. Muzi kuko bahagurutse mu Egiputa, banyura mu nyanja itukura, icikamwo kabiri. Iriya nyanja igereranywa n'umubatizo. Bazerera iminsi mu butayu, iyo niyo minsi nk'iyi tufite mu isi, ngo bagere kuri Yorodani, n'ubundi icikamwo bambuka Yorodani, barazamuka baja mu gihugu cy'i Kanani. Kandi aho muri Yorodani bahashinze amabuye 12, bambukana yandi mabuye 12. Reka mbabwire kuko Yorodani igereranywa n'urupfu. Ariya mabuye bashinzemwo, uwo ni umubiri tuza turambika mu butaka. Ariya yandi yambutse, ubwo ni ubugingo bwacu, buzambuka tugere hakurya ya Yorodani. Rero bene data, turi mu butayu, ariko turi abashyitsi, turabimukira. Ubundi kandi urupfu rwa kabiri ntacyo ruzadutwara. Nimuhumure, mukwiriye gushima uyu munsi, kuko Kristo yasohoje imigambi ya se, kandi Umwuka Wera nawe aduhamiriza, adufasha, kuko turi abanyantege nke, tutazi gusenga uko bikwiriye. Usomye hariya mu rwandiko rw'Abaroma 8 umurongo wa 26, biravuga ngo ntituzi gusenga uko bikwiriye, ariko ngo Umwuka niwe uzudusabira, kandi ngo azaniho iminiho itavugwa, azasabira abera bose nk'uko Imana ishaka. Habe na Yesu yabanje kubwira abigishwa ati murinde muzambikwe imbaraga muzabone kugenda. Kubera iyo mpamvu bene data, mukomere kandi mwibuke Pasika, dushimira Imana yakoze icyo gikorwa, na Kristo wambaye umubiri ku bwacu,
n'umwuka nawe akatubashisha muri uru rugendo kugira ngo tuzambuke Yorodani, twese tuzahurira i Kanani. Ngaho Imana nibafashe, Imana ibagirire neza. Irindi jambo nari nibagiwe ritoya niza kurangiza, barabwiwe ngo iyo ntama, uru rugo ngo ruzarye intama, kandi ngo nibabera nini bazayisangire n'abaturanyi. Iyo ntama ni agakiza, iyo ntama ni Kristo. Niba waramaze kwakira agakiza, wa mugabo we, wicaze hasi umugore wawe n'abana, ubabwire ijambo ry'Imana, nibamara kuryumva ubone gusohoka uje mu ivugabutumwa. Uramenye ntukaza kubwiriza abahandi utarabwira abiwawe. Na Yesu niko yavuze hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo 8, yaravuze ngo umwuka naza muzahera i Yerusalemu n'i Yudeya n'i Samariya no kugeza ku mperuka y'isi. Reka nkubwire ko Yerusalemu ya none ni mu wawe, ni mu wanje. I Yudeya ni mu baturanyi, Samariya ni hirya gatoya ku mperuka y'isi, ni uguhabwa za rekomandasiyo tukazaba ba misiyoneri n'ahandi. Uramenye ntukazubwiriza abahandi utarabwira abiwawe. Muzamubwiriza abiwawe, ari abasore b'abahungu n'abakobwa. Turi mu kugera mu materaniro za haleluya zikatumena umutwe, ariko ntarayibwira nyina na se. Ariko icyangombwa ni uguhera iwanyu mu rugo, wamara kubagaburira iyo ntama bayihaze, ukabona guhamagara abaturanyi. Ngaho Imana nibafashe, nibaha umugisha. Yari inshuti yanyu muri Kristo Yesu, Pasitori Masomo Gaburiyeli, ushatse kubyibutsa ibya Pasika. Ngaho muzagire Pasika nziza, turi kumwe. Amen.